kabisa ngewe niyo nama nagira abanyeshuri ntabwo nabagira inama ngo mujye muri bigo nibyo bifite amafaranga no uraha ubutumwa ki ababyeyi bapfukirana impano abana babo ababyeyi bajye bareba love you mama gusa uyu munsi sindi busubire mu mateka ndakubwira uburyo inshuti ziba banzi ko n'imfubyi zabyawe n'ababyeyi icyo ururimi rutarya maso atareba amatwi atumva kirazira kwinukiriza hari impamvu umukobwa yagukunda hari n'impamvu yakunda ifaranga w'urumwe ushobora kubona agahinda ufite ntibivuze ko yakakumara uruko uzajya ujya kwibagirwa ubundi we nzajya mba ndi hafi aho nkwibutse ko byashize nanakwereke bike nkuteguriye kukunda amahoro nateguye intambara Daxmos nta peti intambara so nyuma nshima Imana nyiri itarano Angelique Web TV. Yes, tubahaye ikaze kuri Angelique Web TV nkubwira ntiwe wakoze subscribe kuri Angelique Web TV. Amafaranga agufurenge muri kureba hano imbere ya kamera kuri mikoro ni wa muhungu wanyu Dani Kitatere cya Mutabazi rutarimba n'ibinyoma intori datoragura amajibeka tukutsanire umutumirwa n'umusitari yarabiciye birigacika ni uri gutikiza Kigali barakoma hafi ya Bulldog reka tumikaze tubaha ikaze come on nyita vori hose intwari iri mu mutwe ndatwika microphone nigacaka hodi nyumve yisi ni kuzimo nagita umuzimo yaman bimeze bite bro I'm fine. Are you okay? I'm okay. Ariko nguri gushwanya gusa. Urimo uratikiza Kigali. Urashaka kwanura Bulldog na barabizi. Ushaka gusimbura mu bayi bahanzi bagiye hano mu Rwanda. Bose barabizi. Na J. J we. Uretse J na Abataf Gang. Uretse Abataf Gang. Na Negji na Riderman bonda bemera yes amazina bakuziho cyane naya jewe nitwa Daxmos wa gatatu kuko hari fasasi wa mbere diplomate DPG ni fasasi wa mbere akaba Maximus mano y'Imana Pifla Maximus wa kabiri nanjye nkaba Daxmos wa gatatu Negji ndamwemera ariko muri ayo mazina atatu hari batatu hari fasasi wa mbere DPG akaba na fasasi wa kabiri Pifra akaba na Daxmos wa gatatu ariwe Daxfish ntabwo mbemera nawe so wamukiwundi bakunda guhangana n'ababitezeho Trump bariya ntabwo bakora hip hop sinzi bakora ushari nigeze kumukundaho nyine muri Oliver ariko ubu ngubu ntabwo nyimwumva njyewe nkunda old school music umuhanzi ubu wemera hano mu Rwanda n'ubuhe kwesera mu mutwe je nkunda Bulldog na Riderman na J Polly J nuko nyine yaratashye ndi kwibaza nkaha ikintu cyo guhindura hano mu muziki nyarwanda hano hanze bumva hano batakoze none wowe uje gukora ni iki ikintu batakoze uje gukora ikintu batakoze ni ibanga kuko gutya I'm here as rapper ariko mfite n'izindi izindi projet noneho tuzaza tuzereka abanyarwanda nta nyine biri yes noneho ibintu uje kubahishurira hano hanze hali ibintu uje kubahishurira ako baranabizi nagaruka kubahishurira ahubwo ni nko kubibutsa twavuga nko kubibutsa cyangwa kongeraho kuko barabizi ni uwuhe muhanzi unenga hano muri industry njyewe nta muhanzi nenga kuko ntabwo naje muri competition ahubwo naje biba ari gushyiraho itafari ntabwo ari competition ahubwo no gushyiraho itafari ntabwo ari ngombwa ko nenga umuntu kuko burya iyo umuntu afashe umwanya we akavuga ati
mfite gukora bino bintu buriya uba ugomba no kumuba hafi niyo yaba nta mpano afite niyo naba kuko ngende nk'uko nakubwiye ngende umucuranzi natangiye nyine ntanafata n'inota ariko nyine abantu banyigishaga bambaye hafi bakambwira ati ariko uya uzabishobora na listening yawe izaba iri hejuru nkavuga ni wapi nta gute how yes itafari ryawe rije kubaka iki mu banyarwanda ubutumwa bwawe iri tafari izanye n'ubuye itafari yanjye ntago rije guclear something new ahubwo rije nyine gukomeza ibyari biriho kuko twari dufite old school music back in days twari tuzifite ahubwo kubera iki zitakiriho hip hop old school kubera iki itakiriho ahubwo twebwe niyo tuzana ntago twubaka ikintu gishya ahubwo twebwe bya bindi nyine byari byiza nibyo ntabwo tubyubaka ahubwo turavuga ati why not bitari hit ubu ngubu bidakubita urumva n'ababikoraga mbere b'abatafu gang kuki bari kujya mu maboro y'amafro bakajya nyine nicyo kibazo ngaho indirimbo ya mbere wumva ukunda yubaka abanyarwanda ni yubaka abanyarwanda hari verse ya Green P yakubise ivuga ngo nyitavuri hose intwari iri mu mutwe ndatwika microphone ndigacaka hudi nyumve iyi si ni kuzimu nanjye ndi umuzimu turye twatetse imitwe by'abapfu n'abapfumu ahashize hari somo shira amagara ku isoko nakira kana nshuti bumagara yitwa do mu rwobo navuyemo ndibuka usigayemo ndibuje mu muyaga ariko sinzima mfite abanza magana gusa ndi mwihangana Dark Smoke the holy rapper ukaba umuhamya ntabwo ndi umuhamya uri umuhamya ntabwo ndi umuhamya w'ibyo bintu kugira ngo mbe umuhamya w'ibyo bintu ngaho nkubitira noneho base yawe ku giti cyawe yawe biti ndayicinja ibyaha ndabishinjwa unyigizeho umurara njye mufata konta nakwicura umusiramu gahinduka umukafiri nakuvana imihandutso mu gahinduka padiri mfite inyundo ku rurimi yo ndapamba bahonda twisekura po bakiri bato bagicira inkonda y'inkota nikota amasimbi bagicira urusimbi nta fasi nta biti bihorera mu mapingu yo Dark Smoke yo ndapa umuriro kuko iryo kenshi cyane nka K8 kavuyo aho gufungwa ndengana njye nakora icyaha nakora ibinjemo nta mutima nyisha inama aho kumenyerwa n'inzovu ndi nare nyiri ishyamba ni nko gupfa gake ukireba uri musamba come on bro ko numva urenze ari ingoma iyo ngoma iri hanze ntabwo iri hanze ari nk'ingoma yawe iri hanze ahangaha wagiye nko muri beat iravuga ngo iri hanze iminsi maze street umuntu arakwamye kubaho ari fomu ibereho ni danje ibyiza ibibi by'igisi n'imvange mbona abana barira babuze na meranje dufunga imitima kuva kera na kare bisaba imbaraga kugira ngo uzagafate migisha y'ababyeyi mifumo y'abakarnyi imitima ishengutse yari myinshi mu basani kuboko kumwe microphone ukundi inkota abana b'ikigani bajya bashira inyota abana b'irusizi bashiriye mu kiyeri wasinzi b'ikigani twe dusinda n'ubugeni nazasada nkavuga n'ibitavugwa inkuru nyinshi ndandikwa henshi ku mbuga babonye icyana kirusha abandi kurapa rapu y'ubusizi duhora dutarama mutarama werurwe na nyakanga n'amagambo bamvuga ntacyo ntwara ndinzwe na ja bless to my family ja bless to my family come on my people bakunzi ba Angelique Web TV hano murabona n'umustar vraiment niba hari kugukomara muri comment utubwire kandi niba hari support umva ushaka kumuha nayo muri commentaire bwira urumva wifuza iki mu muziki wawe njyewe ikintu nifuza nkuko nabikubwiye nyine ya audio score ya indi tuzi kuri bapifra kera bapifra bakorana na bakamishi zandi barazizi cyangwa yandi y'abatafu gang ya collaboration noza ba CP wamamaye bateguraga ba Paxson ndashaka nyine uramuziki wa kera niwe wumva ushaka kugaruka wumva mu by'ukuri ntawe ushaka kuba nk'umuhanzi nyarwanda uzahindura
ntago tuzahindura ahubwo tuzagarura ibyiza bitakiriho ubu ngubu basa nkaho barengeje imboni twe tubigarure tubwira turiko ibi ngibi nibyo byiza noneho nitunabihindura tuzabihindura bitewe n'imyaka kuko ntago twavuze kera ariko ngiye navutse nyine muri 2000 urumu.com muri 2000 urumva ntago tuzakora nubwo yaba old school ntago izaba ihura nizo bapifra bakoze bavutse muri 20 ariko nayo ikaba ari old school ifite wamwimerere hari nk'abantu ujya ubona hano hanze aha kuririmba hip hop usanga abantu baririmba hip hop bavuga ngo ni abanywa urumogi ngo ni ibirara ngo ni ibiki ngo ntibagira isuku ntibagira wowe urabishyiraho uhuye mucyo buriya buri muntu wese ikintu yumva mu mutwe we aba afite ukuntu ayitekereza nta nubwo wanamuhindura ariko nta hip hop nk'abantu benshi nk'ababyeyi nubwo ni hip hop gusa mu muziki rusange nyine binabaho ku banyeshuri abantu bakiga binabaho ngo nise ngo waretse ishuri ngo ushaka kujya kuririmba nyine sinzi impamvu batabifata byo nk'umwuga kandi uninjiza kandi babibona ko n'abantu babirimo babona benefit ibivuyemo man sinzi impamvu nyine batekereza nyine biri hasi nyine bakumva ngo umuraperi ngagomba ngo kuba ngo yenyweye itabi ngagomba kuba ngo yenyweye urumogi oya twebwe turaba dragless ariko twe niba dufite iyo passion niba dufite iyo talent niba dufite urwo rukundo why not tutakora nyine ibyo twiyumvamo wumva hano muziki nyarwanda nk'abantu nk'umuyobozi w'urubyiruko utuma twishyira wumva wowe muri make yagusapotinga kimwe mu mpano zawe cyangwa se mu bandi bantu ntabwo yansapotinga as that small ahubwo yadusapotinga nka upcoming artist twese yadusapotinga ariko n'ukuntu yadusapotinga mani buriya ukuntu rero badufasha bajye ubundi ikintu cya mbere nka reka mbishyire mu bayobozi cyangwa ntago ari ibintu biri negative bajye mu nama batanga bajye babwira ababyeyi ati niba umwana wawe ubona yiyumvamo iki kintu nicyo kintu mani nk'ibihugu byo muri Europe byadusikiyeho niba umwana yiyumvamo ikintu bajye bamureka agikore as passion hari igihe ikintu kiba ari passion bajye bamureka nyine agikora niba yiyumvamo muziki guhera gifite nk'imyaka 5, 8 ngahe agikora man iyo ubona nka baramine bakina muri Barca ku myaka 16 ariko wowe wajya mu muziki ku myaka 20 ukavuga ngo yangura umwana muri kujya kwiyica ngo uzanywanga ibiki man bagomba kuba gukura mu mutwe nyine bakamenya ko iyo umuntu afite passion nyine nicyo yahamagariwe gukora abagomba nyine kugikora niba gashyira ibiboro by'inzitizi mane buri hari impano nyinshi ziba zarapfuye nkawe nk'umujeni ubona ari iki byibura urubyiruko rwakora ngo rwiteze imbere urubyiruko buriya urubyiruko inama narugira buriya buri muntu wese na kera tukigana no muri Gardien cyangwa na primaire baratubazaga ngo uzaba iki nyine ukumva hari ikintu ugomba kuzaba cyo kintu yumvaga agomba kuzaba none abona nagishoboye nagikurikira niba yumva azaba umushushanya azaba umu artist ushushanya man abikurikire nishaka byange nk'umwaka akomeze nyine abikurikire ikintu cyose yiyumvamo nazagiye mu bintu ngo nuko ngo yabonye ngo Dax ngo kuri televiziyo wapi ngo nawe ngashaka nyine ngo kujya kuri televiziyo wapi ahubwo azakurikira nyine ikintu we yiyumvamo passion ye ubundi twe tuba tugomba gukurikira passion kuko n'abapasiteri buriya barakubwira ngo impamvu ngo niwo muhamagaro wanjye ngo nagomba kuba pasiteri natwe dufite passion natwe umuhamagaro wacu nanjye umuhamagaro wawe ushobora kuba ari ukuba umunyamakuru why not njye umuhamagaro wanjye utaba ari ukuba umuhanzi cyangwa kuba umushushanyi cyangwa kuba umucuranzi nyine ababyeyi bo banadufashe n'urubyiruko narwo rwanastanding ikintu nyine wiyumvamo kandi unashoboye aricyo ukurikira wenda ntabwo bivuze ngo niba wiga nka olevo ngo tubivamo ngo bikurikireho
buriya ni uburere biriya byo mu mashuri buriya burere batanga ni uburere buri buba bukenewe mu buzima. Umuntu wese aba akeneye kumenya kwandika ibiki, wowe rangiza amashuri uko ubyifuza ariko passion yawe uyikurikire kabisa. Njyewe niyo nama nagira abanyeshuri, ntabwo nabagira inama ngo mujye muri ibi ngo nibyo bifite amafaranga. No. uraha ubutumwa ki ababyeyi bapfukirana impano abana babo? Ababyeyi bajye bareba, ubu ngubu ntabwo tukiri nko muri isi yabaye ntoya, ubundi niko nabivuga. Ntabwo tukiri kera ku buryo wenda dushobora nyine kubona nk'ingero. Ubu ngubu niyo ingero zaba ziri muri Europe, ziri muri Amerika wazibona. Niba nka Lamine nk'uko nabivuze ashobora gukina muri Barca ku myaka 16 muri Barca, ikipe ya mbere ku isi, afite imyaka 16. uri kumva ntabwo ababyeyi baba barashyizemo imbaraga zose bashoboye bakamureka. Umwana ufite imyaka 16 ntabwo aba yarakarangiza amashuri uko baba warize kose mu Rwanda, cyakora 17 nyine 17 wabikora. ariko nyine niba ubona umwana uburiya umwana agaragara kera akirangiza gukamba atangira kugenda, atangira gucokoza ibintu. Umwana atangiye acokoza, umwana atangiye ashyiraho kamera akavuga kubera iki bitari kuvuga. Nyine uwo mwana uhita ubona ikintu ashoboye, mufashe muri icyo kintu ashoboye kandi biba bizagera heza. Dufite ingero nyinshi z'abantu bagenda bakora ibintu bikagenda biba successful. Ibintu byose, waba ushushanya, waba uririmba, waba uri umunyamakuru, waba ukina filimi nka Kanyombya, everything. Haba uri umwarimu nta kibazo. Muri make urababwira yuko bagomba kureka abana bagasohora impano zabo. Yes, turi gusoza ikiganiro ngo bahereza indi ndirimbo ubahishiye byibura nka freestyle. No, it is not a freestyle. No, ngenda ndirimba okay. Love you mama, gusa uyu munsi sindi busubire mu mateka. Ndakubwira uburyo inshuti ziba abanzi, ko ni imfubyi zabyawe n'ababyeyi. Icyo ururimi rutarya, maso atareba, amatwi atumva, kirazira kwinukiriza. Hari impamvu umukobwa yagukunda, hari n'impamvu yakunda ifaranga w'urumwe. Ushobora kubona agahinda ufite, ntibivuze ko yakakumara uruko. Uzajya ujya kwibagirwa ubundi we nzajya mba ndi hafi aho nkwibutse ko byashize. Nanakwereke bike nkuteguriye kukunda amahoro. Nateguye intambara Daxmos nta peti intambara, so nyimora nshima Imana nyiri itarano hip hop. Umujeni ni ukuri. Ndagushimira wowe wabashe gutangirana iki kiganiro cyacu kuri Angelique Web TV, nubwo hakomeje kuzamo amajwi menshi cyane, ariko tuzongera tumutume ikindi gihe. Ndabizi ko abandi bajeni dufite abajeni, ariko ubutaha bwo tuzaba turi band. Nkuko nabikweretse dufite abavokalist, abapianist, bassist, ababateri, abagitarist. Nyine hari umuntu ujya ushaka kubiyungaho byibura mugafatanyiriza hamwe, byamusaba iki? Umuntu ushaka kubiyungaho twebwe byaterwa. Buriya umuntu yabiyunzeho ntabwo abiyungaho just nyine ngo nshaka kujya muri iriya band, ahubwo we aba afite ikintu yatwereka akatubwira ati rero njyewe niba wenda mujya gukora nk'amarihaso muri store, njyewe wenda nzajya nyishyura cyangwa ibiki, cyangwa nka video production nyine. Ntabwo umuntu yaza nyine biraho. Hari indi mpano ufite itari yo kuririmba cyangwa mu buzima busanzwe ibindi bisanzwe ukora? Indi mpano tuzayivuga ubutaha. Yes. Tubashimire mwebwe mwakomeje gukurikirana ikiganiro cyacu kuri Angelique Web TV. Twari mu kiganiro umuhanzi ni iki kuri wowe, ese umuhanzi asobanuye iki kuri wowe? Mushimira wowe watangira ikiganiro, nanjye ukaba utarakora subscribe, ndakubwira nti yikore kugira ngo utazajya uvumba ayo wengewe. Mwumvaga kuri mikoro imbere ya kamera ni wa muhungu wanyu Dani Kitatire cya Mutabazi Rutarimbana ibinyoma, intore idatoragura amayogi. Ciao.